muraho bahaye ikaze nanone mu kiganiro makuru y'Urukiko kabari. Ariko nk'uko twabivuganye mbere yuko dutangira urabanza wandika icyumwa muri commentaire. Uyu munsi rero muri kubona ntago ninjye nyine ndi kumwe n'umunani mu kiganiro makuru y'Urukiko kabari. Muri kubona sano mu rufite ubwenge. Have mercy upon us. Bakubwara bufite. Ndakora ubushakashatsi. Aho kandi ikiganiro kitanatangira. Okay, nagushimiye cyane ngo ikaze mu kiganiro makuru y'Urukiko kabari. Urakoze kumpa ikaze mu kiganiro makuru y'Urukiko kabari. Dukubise twihuta nta gutinda ibwira abantu mu gihe kitarenze amasegonda 10. Nitwa Poso the first grand producer Big Mac stage rapper Mike Musafimana uzabimo kubyina. Narimvuze ubwira abantu ntabwo narimvuze ngo uvuge ikivugo cyangwa ngo uririmbe. Sinago mu ndirimbo mwumvishe mwebwe. Okay na waruvuze nibwira abantu. Yego. Sinari kwibwira abantu. Okay nta kibazo. Okay. Mu buzima busanzwe se ukora ibijyanye n'iki? Mu buzima busanzwe nikorera ibijyanye na photography na okay, graphic design. Okay, uri tayari nkugira utubazo se nkubaza? Ntabwo ndi tayari ngo mate ibibazo. Baza nk'ikibazo. Okay, nkubaze nk'ikibazo. Okay. Mate ibibazo cyangwa se umakanya muri tide niba okay, ari byinshi. Reka mvuga kubaza nibyo mu buzima busanzwe kandi n'isi ni ishuri. Nangize ngo ugiye kumbaza ngo x+x. Okay. X burabafite. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti. Ni iki wabwira abantu baha abana inzoga abana bataruzuza imyaka y'ubukure? Niki nababwira? Ikintu nababwira abantu baha inzoga abana baba barimo barakura amakimbirane n'abantu bakuru. Baba barimo bararema abanzi. Urumva ukuntu baba bari kurema abanzi? Ni nkuko wasanga wenda n'ibiryo byawe babiriye. Okay. Urumva abasaza baraza bagasanga abana inzoga bazimaze. Mbega muri make baba bari kubaduteza. Ahubwo bari kudutuma bacura abantu bakuru. Okay. Ni nayo mpamvu buriya bitemewe. Ubwo no kuvuga ngo muri make uko abana bafite apeti. Okay. Baba bagifite n'imbaraga. Okay. Ushobora kuzimu ugasanga bazimaze, niyo mpamvu avuga ati abana ntabwo bemerewe kunywa inzoga. Mbega muri make batuma zinahenda. Urumva niba dusanga zashize ugasanga hasigaye icupa rimwe yayandi abana bayanyweye nyirika barahita rihenda. Kuko bari rimwe rishaka n'abasaza benshi. Okay, reka dukomeze n'ikindi kibazo. Ubwo reka dufate umwanzuro kuri icyo ngicyo. Abana batuje imyaka ntibemerewe kunywa inzoga kubera yuko batuma zihenda, bahita bazimara. Batabazimara. Ikindi baba bari kubaduteza. Uhura n'umwana ugasanga yasinze akubwiye igifaransa kandi ukavuga ati si umwana wanjye yiga Cambridge, yiga wese ugasanga yigira GS nuza. Okay. Nawe kumva kubavuze nk'igifaransa. Abantu baha inzoga abana bari kubaduteza. Baba bari gutuma bamenya ibintu vuba no mu ishuri. Ndetse ko niyo zibashizemo bahita babyibagirwa. Hari igihe zitazinajyana n'ibyo bize byanyabyo. No kuvuga ngo umwana izo gutuje imyaka ntagarira. Acyo reka tukive. Ikibazo cyo mu buzima busanzwe. Tuvuga urugero wowe Zaga Vibe. Ugiye kuryama iwawe. Bisanzwe? Ngiye kuryama. Yego. Nkuko nsanzwe ndyama. Yego. Urabyutse mu gitondo usanze wambaye ubusa. None usanze wambaye ubusa urebye ku buryo n'ibumoso aho uryamye. Naraye nambaye. Yego. Urubyutse mu gitondo usanga ku ruhande rwa abandi bakobwa babiri bambaye ubusa. Wahita ukora iki? Ikintu nakora ndamutse mbibonye niyorosoye. Nyine nikuyeho nk'ishuka. Ahita nongera nkipfuka. Noneho reka nshaka ukuntu nongera nkasinzira nkabyuka bagiye. Ubyutse ugasanga baracyahari. Nakomeza nkiryamira. Kuko urumva ntabwo wabuze ikintu baje kureba. Wasanga baba baje nko kureba nk'igihe ubyukira. We wahita wiryamira ukabareka bakarambirwa nyine bakavuga turamu ntabwo ajya byuka. Ugasanga nyine nibo bari baje kukuneka bamenye igihe ubyukira kugira ngo bazajye bamenye ukuntu bigenda. Bakajyana amakuru atari yo nyine bakavuga ati umuntu ntabwo ajya byuka. Yanze ko ufite ubwenge nawe ndumva nta kintu kumariye. Reka twikomereze rero twiganirire wowe ubyutse wari wagiye kuryama wambaye imyenda. Uri umusore wabyuka ugasanga wambaye ubusa iruhande rwa abakobwa babiri bambaye ubusa. Wakora iki? Njye nahita mvuza induru. Ikibazo cy'ubwo bahise bagutabara bagasanga unuva ngo we wabaye umusazi kandi uvuze ngo nta bwenge mfite.
Okay. ariko njye nkomeze nkiryamira Mm. nkabyuka nyine naretse kurota ngasanga bagiye uri kumva tekinoloji Reka dukomeze n'ikindi kibazo. Ugira umugore, wapi ugira umwana se, wapi ariko uri mukuru. Mbega muri make ukuriye ubusa. oya ntabwo nkuriye ubusa ndacyarimo gukura. Okay. Ntabwo ndarangiza gukura, ubundi umuntu arangije gukura nibwo yaba akuriye ubusa. Gukura biracyari muri process. Okay. Icyo nacyo reka tugisimbure. Ikindi kibazo kitari butinde, nk'umuntu wegeze kujya ku kabari, tubwira ibintu bitatu umuntu akora atapanze iyo yagiye ku kabari. Ikintu cya mbere ni amagambo uvuga amagambo menshi abantu bakumirwa, ariko ubwo abantu bumirwa ni umuntu utarasinda, kuko uwasinze nawe n'ubundi muri kuyavugana ayo magambo menshi. Urumva ikintu cya mbere ni amagambo menshi. Ikindi cya kabiri urakubitwa, kuko urumva iyo wasinze akenshi ntabwo ukubita, urakubitwa. Wowe hari igihe uba wagiye nyine noneho ugasanga ufitanye bifu n'abantu babona wasinze, wagira amahirwe ugatangira kuzana akantu ko kumirwano ugahita ukubitwa. Ubwo icya mbere ni ukuvuga amagambo menshi, icya kabiri ni ugukubitwa, icya gatatu ushobora gusanga niba wenda hari nk'umuntu wararwaye nk'ibihumbi 10 ukavuga ati reka ngende nkwemo 5, uri kumva utapanze kumwemo 5 ugahita umwemo 250. Ubwo ushobora kwibaza ngo noneho ko najyanye desa ngo 250 bigenda gute? Hari akabaruzi bakopa cyane cyane umuntu wasinze. Icyo gihe rero usanga na telefone bayisizeyo. Kandi wagiye wapanze kunywera 5 muri desa ugahita unywera 250, ugasigara uri mu madeni, ugasigara telefone nayo tuyisigaye, kuko no gukoropa ntabwo uba wabishobora, uba wasinze ahubwo uri kwanduza aho bakoropye. Ikibazo kimwe tunasoza, wemera ko ijuru ribaho? Ijuru ribaho. Urabyemera? Tubwira ingeso mbi wiyiziho ishobora kuzakubuza kujya mu ijuru. Kuvuga ngo ingeso mbi ya mbere yakubuza kujya mu ijuru ni ubusinzi. None waretse ubusinzi ukazajya mu ijuru. Kandi nyine urumva kureka ubusinzi nabyo hari igihe bitakorohera uturanye n'akabari. Urumva ntabwo biba byoroshye. Ko numva umerewe nawe muvandimwe wanjye. Okay, none reka tuganire mu buzima busanzwe tunasoza. Tubwirira ikintu uzi aho watangiye kumenyera ubwenge ukavuga ati iki kintu kigura aya mafaranga. Ikintu uzi kuri ubu ngubu cyahenze ugereranyije n'icyo gihe, ku buryo ushobora no kuba no kukirya muri iyi minsi cyangwa kukigura cyangwa kucyambara bigoranye. Ni ukuvuga ngo njyewe ikintu nzi cyahenze ni ikintu bita inyama. Uzizi zigura ngahe? Uzigeze kuri inyama nzizi zigura nk'ibihumbi nka 3 nk'ikiro, ariko kugeza ubu ngubu zigura ibihumbi 8. Ahantu byagoraniye rero icyo gihe kera noneho no kubona 3 byabaga byoroshye, ariko ubu ngubu kubona 3 ni insazi. None amafaranga ibihumbi 3 ikintu byaguraga ntabwo bikikigura. Abantu benshi barabiretse, ubu ntabwo baheruka inyama, nako ntabwo daheruka inyama. Mbega muri make ubuzima ntabwo bworoshye. Ubuzima ntabwo bworoshye, kereka nihagarukaho ubuhigi tukajya tujya guhiga inyamaswa tukiriye. God have mercy upon us. Okay. Ibintu by'umuziki urabizi? Nibyo nzi cyane. Umuntu wenda The Ben uramuzi, Bruce Melody uramuzi, sibyo? Iyo witegereje muri industry y'umuziki, wari iki gituma football nyarwanda idatera imbere? Iyo witegereje muri ino industry y'umuziki y'u Rwanda, wari iki gituma football nyarwanda idatera imbere? God have mercy upon us. Iki kibazo se God have mercy upon us. Ukuvuga ngo ngiye nitegereje muri industry y'umuziki, impamvu football idatera imbere nuko amakipe adafite indirimbo. Blood of Jesus. Ubwenge budanodinze hera. Jesus Christ. Nuko ngenze ubwenge. Okay. Ikindi kibazo cya nyuma no tako dusoza. Isi igizwe n'imigabane 7. Ntago ndi wikubaze humo. Gusa amenya ko ari 7.
cyangwa akaba ari 6 mu hagati mwaho. Reka tuve gufata Njye nari nzi ko Mm. isi igizwe n'imibumbe. Kuri wowe isi igizwe n'imibumbe ingahe? God have mercy upon us. Igizwe n'imibumbe, nuko igizwe n'imibumbe Afurika, Amerika n'Uburayi, imibumbe 3. Nuvuga ngo imeze triangle, side 3. Isi igizwe n'imibumbe 3. Ubwenge uzamaze iki? Reka dukomeze. Noneho reka tureke iki imibumbe. Hari n'ibindi bintu bibamo bita imigabane. Isi igizwe n'imigabane 7. Iyo witegereje iyo migabane yose uko ari 7, wahera iki gituma urubyiruko rudatera imbere? Blood of Jesus. Kuvuga ngo impamvu mbona yuko urubyiruko rudatera imbere nuko imigabane rwakabaye rutereramo imbere ari mikeya. Urumva ni 7 kandi urubyiruko ni rwinshi. Urumva ahantu ho guterera imbere niho hari hake, niyo mpamvu ubona nyine rudatera imbere. Ubwo nibyo. Ubwo n'abantu batubwira muri comment. None Zaga Vibe mu bijyanye n'ibintu by'imbuga nkoranyambaga by'umuziki bagize kubivugaho kujya ubijyana n'urubyimbuga nkoranyambaga. Ego n'imiziki, ukora ibintu by'imiziki. None se niyo abantu bakora nk'ibihangano byawe, ibiganiro cyangwa se ibintu nk'ibyo, abantu ahantu babikura ni kuri Zaga Vibe TV. Zaga Vibe TV. Zaga Vibe. Okay, bitegeho iki abari bujye kureba ibyo biganiro byawe cyangwa iyo ndirimbo yawe cyangwa se ibyo ngibyo byose? Uvuga ngo bitegeho Vibe. Ni Zaga Vibe. Okay. Ni Vibe, nta butumwa buriyo, ni Vibe. Se Vibe ustarimo ubutumwa mbo. Mupfe kujya gusimbuka nyine left and right Vibe. Okay, left and right, up and down. Okay, ubwo rero reka dushimira abantu yuko twakiriye Zaga Vibe mu kiganiro makuru ki ku kabari cy'uyu munsi. Ubu si twasoreza hano. Ubu twasoza wamasa ibibazo bindira kumeza umwuka. Okay. Rero mukanga. Ubwo rero turabashimiye bano bacu ko mwabanye natwe mu kiganiro makuru ki ku kabari. Uyu ngo bamwita Zaga Vibe, turi kumwe, akaba asanzwe n'umundabezwa mu gisata cy'ubuhanzi ndetse n'ibintu by'imyidagaduro. Ubwo mujye kuri Zaga Vibe TV show murebe vibes zihari, hanyuma niyo mubona ibintu akora ari sawa mwandike muri comment ati muzagarurire Zaga Vibe tugire ibintu tumubaza kuri biriya bintu akora. Ubwo rero ndabashimiye, Imana ibamere umugisha, twe tubaye tuvuyemo naho mu gihe makuru cyo kukabari cy'ubutaha. Hasta la vista. Ciao ciao.